Yes, nizere ko mumeze neza cyane ariko twumvira iburasirazuba iburengerazuba amajyaruguru amajyepfo mu mujyi wa Kigali ndetse no ku isi hose. Iyi ni Isiri TV muri kumwe nanjye Zenji. Yes, nkuko mwagiye mubyifuza abantu benshi cyane mubidusaba musaba Isiri TV ngo tusabazanire umuhanzi cyangwa se ikindi cyamamare. Uyu munsi ku byifuzo by'abantu bagiye bahuraho benshi cyane bifuje kubazanira n'umusobanuzi wa filime muramuzi cyane yitwa Rocky Ikirabiranya. Muri weekend niyo twabashije gutumira no tugira ibiganiro bitandukanye, twajyanye ibiganiro atubwira uburyo ameze, atubwira ibyo akunda kurya, atubwira ubuzima bwe bwa buri munsi ndetse n'ibijyanye na COVID-19. Twaje kumubariza ku bijyanye na filime ya Maître Nzovu aho yavanye igitekerezo. Ibindi byose ni mukurikira ikiganiro twagiranye na Rocky Kirabiranya in Isiri TV. Tubibutse gukora subscribe, like na comment aho biri ngombwa, nyuma yaho tukabakorera ibintu byiza cyane. Mutege amatwi ubundi ikiganiro ni mu kanya gatoya. Rocky, tuguha ikaze mu kiganiro weekend y'ibyamamare kuri. Murakoze cyane. Muri iki gihe cya coronavirus imikorere y'ibyamamare nkamwe ihagaze ite ko abandi mu bastar usanga ubuzima butoroshye? Rocky, na corona ni ikibazo ikibazo kuri buri muntu nyine, ariko wenda ntabwo nabyita amahirwe cyangwa icyitwebira, turacyakora. Ariko corona nyine ni ikibazo ku munyarwanda wese, nyine twese hari igihombo twagize, ariko byibura kuko wenda abantu baba bari muri ya gahunda ya zaguma mu rugo banataha kare, baba bakeneye ibintu bahugiraho byibura baniyibageze ibyo bibazo byose. Filime yarakizigura twebwe mu gake gake nabi. Mwebwe muracyagerageza gutwika bigatwikika, guhanyanya biracamo nyine, hari ibintu nk'abandi bose nyine. Nta buri gihombo kiba gihari, ariko tuba tugomba kubaho nyine, ariko bizashira nyine twongere twica amagini ntabi. Bizongera abantu bica amagini. Birumvikana. Ikiganiro ni weekend y'ibyamamare, twifuje kumenya weekend yawe uko bimeze. Wenda reka turebe weekend za mbere ya COVID. Weekend yawe yabaga ihagaze itero. Weekend yanjye rero y'ubu imeze nk'iya mbere ya COVID, ntabwo igihinduka. Kuko umuntu ahera kuwa mbere akora filime z'abanyarwanda, ziba ari nyinshi. Ntabwo njya mpfa kuva muri studio yanjye ubona ahantu mba ukora filime, ndabona nka diro ukanyeruka ukabikora ariko ukagaruka mu rugo ugakora filime zabo. Filime zisohoka kuwa gatandatu, urumva weekend irimo itangira kuwa gatanu ngenda nkiri gukora, no kuwa gatandatu ndi gukora. Dimanche niwo munsi byibura byitwa ngo ndaruhutse, ari wo wuyu. Urumva nawe nirirwa mu rugo nanjye niyitaho, noneho nduhuka yegura n'akazi ko kuwa mbere. Mbega wumve ngo abanyarwanda baramvuna rwose, bajye bampa amafaranga, bibaze ko najya nduhu n'umunsi wo kuruhuka mba ndi kubashakira ibindi barebe. Birumvikana cyane Rocky. Mba ndi mu rugo ndi gutegura utuntu, ubundi nta muntu ufite ugufasha, nta mufasha ugira? Umugore? Oya, nta mugore ngira. Umwami isagira umugore. Umwami aba afite abagore koko. Umwami aba afite abagore. Nta mugore mfite, ntabwo ndashaka, ndacyari muto nyine. Cyari muto, abana mu myaka. Nyine ibyangombwa byo kurongora nyine ndabyujuje. Ibyangombwa byo kurongora ndabyujuje, nuko ntararongora. Nuko utararongora? Ntabwo ndabona umuntu, ariko numva hakiri na kare, mbona nyine ngikennye. Ndaba amafaranga nyine barebe ko ntarongora. Ikibura ni amafaranga ngo urongore.
umugore cyane cyane abura umugore. Umugore urakeneye amafaranga n'umugore. Ndacyabura umugore cyambere sinzi gutereta umuntu. Iyo ngiye gutereta umuntu nshiduka nabaye umunyagitugu. Sinjya muhamagara, ndibagirwa kumuhamagara kubera filime z'abanyarwanda, abanyarwanda bakina filime, ndibagirwa guhamagara sheri agashira nk'icyumweru. Nk'icyumweru cyose kigashira utaramuhamagara. Akahita bivamo nanjye nkamwihorera nkikorera filime. Ubwo birasaba umuntu wihangana ariko Imana izamumpa. Pasiteri yambwiye ko Imana izampa umugeni mwiza ukijijwe usenga uzajya wihanganira ibyo byose. Ariko nta nubwo mukeneye ubu nonaha. Ntabwo ari nonaha niryo ari Roki. Ndumva bitihutirwa nta nubwo ndanabitekereza ibyo bintu. Ngibuka ari uko bivuze ubundi ibintu byo kurongora. Okay, Roki, reka twikomereze n'ikiganiro wenda icyo cyo tugamije. Ubundi se wumbaza wararongoyera. Nta kibazo se ni kimwe nawe. Hari ibyo uvuze nanjye numva ndashaka. Abakobwa bari kutwumva ntibarakare tuzabashaka ni uko isaha itaragera bashobora kurakara. Hanyuma muri weekend yawe nko kuba waruhutse ubundi ukunda kwambara iki? Wavuze ngo ibimeze nka mbere nuko covid iza ngo byose ni kimwe. Ubundi Roki ni umuntu ukunda kuba yambaye gute? Ntabwo njya mbyitaho cyane ibyo bintu ariko nkuko nguko mba nkubwiye ngo ndi mu rugo. Urumva komba niyambariye nyine nk'umuntu uri mu rugo bisanzwe. Kuko akenshi mba nibereye mu rugo keretse ariko nyine ubundi ngira imyenda yanjye biterwa n'ahantu ngiye. Nimba ngiye gutuburira umuntu ngo mukuremo amafaranga ari nka biro nyine urumva ngenda kuri ka gatise gake gake nigeze iki nawe urabyumva. Nimba ngiye muri siporo ubwo nuko, nimba ngiye ahantu bisanzwe n'ibintu nk'ibyo by'amakuru ntabwo ibintu by'imyenda mbyitaho. Wimanukiye ntabwo ujye wita ku myenda. Naje gusanga mfite impano yo kuberwa ku buryo atari ngombwa ngo ntegurya n'ibintu byo kwambara. Ibintu byose nakwambara abantu baravuga ati cyakora uraberewe ko kicyamama. Baravuga ati cyamama. Ndi gutwika ariko ubwo ni kubabeshya ubundi se babizi ko njyana nababeshya. Hanyuma Roki tugenda tugana ku musozo, inaha ufite abakunzi benshi cyane mu majyepfo ndetse hafi isi yose. Abantu mu majyepfo ndabakunda cyane koko. Butare. Ndabakunda abantu mu majyepfo Butare. Njyana nahaza buriya ni no kwivuka ukuntu buriya nagira na famiye nini. Ni naho wavukiye famiye yawe? Oya. Ntabwo navukiye. Ariko abakurambere niho iwabo nyine. Urumva rero ni mu rugo nanjye ndabakunda cyane abantu baho hantu. Yego. Njyana nahaza kenshi nuko nza mu ibanga gake gake. Ariko mpaza kenshi. Icyamamare. Oya. Ibyamamare biba birinzwe ntabwo bapfa kukubona. Oya ntabyo kurindwa njye se wandinda abantu banjye ko abantu ari abantu banjye baba bandindaho iki koko. Mba nshaka ahubwo mpure nabo tuyavuge koko tubeshyanye dutwike ntari. Hanyuma se nk'ubu uba wiriwe mu rugo ujya ufata akanya ugateka Roki? Oya mfite umupampe ntekera. Ufite umupampe ushinzwe guteka? Ubundi ngira abapampe koko. Ariko nawe nyine urabizi ibintu byo guteka wenda abapampe tuvuge baramutse badahari. Ntabwo inzara yanyicira mu nzu nyine urumva. Hari n'ibiryo bihari ntabwo inzara yanyica. Ibyo guteka bihari? Inzara yanyica rwose. Nakwirwanaho nk'umusirikare. Filime yawe siri gutwika muri iyi minsi abantu bari gucaracara ni iyihe Roki? Ubwo ndarika mbasobanurire njya mbona hari ukuntu banarakaye abantu bakunzi ba filime zacu. Halo ndakumva Roki. Hari ukuntu ari maze iminsi naragiye ntahari. Abantu babura filime rimwe bakavuga ngo zakomejwe gute n'abandi ariko zigiye kugaruka. Zigiye kugaruka ndetse zikomereza aho zari ziri bihangane. Babe bihangane.
ihangane nzakomereza ahandi. Ubwo nagarutse nyine ubundi gukora cyane ejo bazatangira kugenda babibona. Okay, ni byiza cyane Rocky. Wenda tutarakurekura ngo ugende, hano hari umupampe ngo wari ufite akabazo yashaka kukubaza, sinzi niba ugifite iminota. Nta kibazo yambaza. Rocky, hari filime ya Mesense of mazina isobanura kandi Rwanda ko filime z'inyarwanda zongera wabikuye cyangwa ifitekereje gusobanura filime cyavuye he? Igitekerezo rero ni kumwe nyine wicara nyine ugatekereza bisanzwe, batari ikintu wakigerageza tukareba byakwanguka bireka, byakunda ugakomeza. Ndicara ndiyongoza n'ubu ahubwo mpamagaye hari ikindi nari ngize cyenda gusara kuriya, ahubwo se ko mbona batari bunkire. Tukivuga kuri ibyo uko cyaje icyo cya mbere nkabona birakunze kuriya bakabyishimira, ndetse kigiye no gukomeza tucyagure cyane barusheho kugikunda. Niko hari n'ikindi ahubwo nageze uyu munsi nacyo kigiye kuza gisoza Afurika koko. Iriya kampani nima nahita kampani ya Igwe Media ariko ngo yabaye n'undi mfite undi mufatanyabikorwa wifatanije. Wenda wamutubwira. Ntagazwe, ntago ari ba bantu babahitinze bazwi, ni kwa kuntu umuntu bamufatanije hari ibyo akoramo nawe ukagira ibindi ukora. Ku bintu bijyanye na production ya filime bigaragara ko hari ibintu bigaragara muri iyo filime nk'abantu abayikora ndavuga nk'abakamera bashooting. Ese bari abantu ko tubonamo ibintu bidasanzwe, yaba ari umunyarwanda ugufasha mu gushootinga iriya filime cyangwa wenda ni undi muntu wakuye ahandi hantu? Oya, ni umusore w'umunyarwanda ubikora. Ni umunyarwanda kabisa. Hari abantu benshi hano ubwo banakora ibirenze biriya nuko babura amahirwe yo kwigaragaza, yanakora n'ibirenze nuko wenda igishoro kiba kitarabana cyinshi ngo tukimuhe, yakora n'ibirenze biriya. Nagusaba barashoboye benshi. Nagusaba wenda dusoza kutusobanura ho gatoya ku Mesense of akantu gatoya cyane kugira ngo bamenye ko ari rukitwa turi kugira nawe ikiganiro. Ntago babishidikanyaho, nta wundi muntu ufite ijwi nk'iri. Ariko duhaye sample ntoya uduhaye nk'agace gatoya. Iyo nsobanuye baranyishyura, none uri kumbwira ngo nkunyurizeho utanyishyuye nakuremeye. Reka nze